Bahaye ikaze abantu mwese muduteze amatwi ku Cyizere TV kandi murimo kutureba. Mwese mwiyumvemo ikaze, abari hafi na kure mwiyumvemo ikaze. Ni mwa mwanya mwiza rero tujya twumvaho ijambo ry'Imana ku Cyizere TV, tugasenga, tukumva ijambo ry'Imana. Iyo byabaye na ngombwa turaririmba, ariko uyu munsi ni umunsi w'ijambo ry'Imana. Haleluya. Mbanje rero gushimira Imana rero yabanye natwe ikaturinda, namwe ikabarinda. Mwebwe mwese mukaba muri amahoro, nta gikuba cyacitse. N'abagize ibyago mwihangane, muri iyi si ntago turi ari iwacu, turabashyitsi n'abimukira. Twese niyo nzira. Abarwaye, abari mu bitaro, abari mu mago yabo babuze uko bagenza, mwese mwihangane, Imana irabakunda. Tugiye rero gutangira dusenga Imana kugira ngo twumve n'ijambo ry'Imana umukozi w'Imana yaduteguriye kuri uyu munsi. Uri data wa twese mwiza, uri umubyeyi mwiza, uri inshuti nziza, uri uw'igikundiro. Haleluya. Ubereye amashimwe mukunzi mwiza. Ndagushimiye kubw'aya masaha Uwiteka Nyiringabo Imana ko watwongereye iminsi yo kubaho, tukaba tukibasha kuvuga izina ryawe, twatujwe n'akanwa kacu tuvuga ngo mwami nuhimbazwe, ko watwemereye Kristo kuryama tukabyuka, kugenda bikemera. Imana nishimwe. Tutirengagije ko ari benshi baruhijwe n'umubiri, tutirengagije ko ari benshi bari ku gisasiro, tutirengagije ko ari benshi bahuze uko babigenza, ariko twebwe mukunzi mwiza, kuba tugihumeka, kuba tukibasha kwatuza akanwa kacu tukwamamaza, suko turi beza, suko dukiranutse, ahubwo ni kubw'urukundo rwawe n'impuhwe zawe nyinshi udahwema kutugirira. Aya masaha nk'aya ngaya nyakubahwa Imana, mpamagaye imbaraga z'Imana, reka ubutatu butagatifu bwururukire muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo. Reka ukuboko kwawe kuze kubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Nuzubane n'abantu bose bari ko twumva ku Cyizere TV, bagiye kumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'Umwuka Wera zibamanukire mu izina rya Yesu Kristo. Reka ugendere imitima Kristo ikeneye ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Reka ihumurizwe n'ijambo mu izina rya Yesu. Reka abarwayi bakubone mu izina rya Yesu. Reka abaruhijwe n'ibibazo bitandukanye, reka babone ineza yawe kubw'ijambo ry'uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo, kuko twamaze kumenya neza yuko ijambo ryawe rikaruhura mu izina rya Yesu Kristo, kuko ijambo niryo ryambwiye neza ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo nimunsange ndabaruhura, ngo nimusabe muzahabwa, ngo nimukomanga muzakingurirwa. Imana ishimwe. Ijambo ryawe rero riraruhura, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rimara umubabaro, ijambo ryawe rimara agahinda, ijambo ryawe rirarema mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe tugiye kumva mu izina rya Yesu Kristo, kandi ugiye kurivuga ntabari we, reka vuga avugishijwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Muteretse mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu, reka imbaraga z'Umwuka Wera zimuzenguruke mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, kandi n'abagiye kuryumva baduteze amatwi, reka Uwiteka Nyiringabo Imana baryumve mu izina rya Yesu. Rikora icyo waritumye kuri buri muntu wese, ari umukuru, ari umutoya, ari ukomeye, ari n'uworoheje, mu izina rya Yesu Kristo. Reka iri jambo rikora imirimo n'ibitangaza, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbahaye ikaze mwese. N'umukozi w'Imana ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana, nawe muhaye ikaze. Amen. Mbese wiriwe? Mwiriwe neza. Amakuru. Ndashima Imana. Ni amahoro? Ni amahoro rwose. Urugendo rwagenze neza se? Ndabona urugendo rwagenze neza, nta bibazo Imana yandinze. Igomba no kukurindira, ariko ndabona nawe rwose nazo nshingano zayo. Ndabona nawe rwose umeze neza, Imana yabanye nawe. Buri gihe rega ibana nanjye. Amen. Imana ishimwe. Buri gihe ibana nanjye, ntago yandeka, ntago yansiga. Kandi nawe ibana nawe buriya. Cyane ntabwo yadutereranire. Ntabwo yatureka kuko duhetse ku mugongo wayo. Amen. Urabizi buriya ikuretse. Ikuretse. Nta nubwo banatera n'intambwe. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bibaho. Rero niyo mpamvu itagomba kutureka. Yego. muri imbyino ni wari wate agakorase yate agakorase neza ngo sinzakureka sinzaguhana Haleluya ngo nguhetse ku mugongo
Imana ishimwe Haleluya. nuko. Hari n'undi muririmbyi waririmbye atayikora asaba ngo iduhetse ku mugongo wayo, ngo iheka abasaza n'abakecuru, ngo igaheka abakuru n'abatoya. Imana ihabwe Haleluya. icyubahiro. Ntabwo rero yatureka kuko iraduhetse. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Amazina yanjye rero ni yayandi nasanzwe ntajya ahinduka. Yego. Ndi Muhongerwa Grace, ndi umubyeyi ushima Imana, ndi umukristo. Amen. Hanyuma rero twaguhaye ikaze ukibwira n'abandi bantu bashyashya baba baje batatuzi. Ubu ni nayo mpamvu twebwe tuba twivuga kugira ngo n'aba bandi baba bajemo ari bashyashya batatumenyereye bahita bamenya amazina yacu, bakujya bibaza ngo bakundi bari abantu ni bandi. Yego. Ni bantu ki? Ivuge hanyuma naka kantu harya bundi nakaye. Gukora subscribe, Aha. like na comment kugira ngo ijambo ry'Imana ritambutse buri munsi rijye ribagereraho igihe. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Urakoze kumpa ikaze. Muhongerwa arakoze cyane. Urakoze cyane. Nanjye amazina ni Mutuyimana Rachel, Yego. nkaba ndi umumama ushima Imana. Imana ishimwe. Uyu rero ni wa mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ni ukuri ko Ariko ijambo ry'Imana riranezeza pe. ariko ubundi utanezerewe n'ijambo ry'Imana niri ubundi kintu cya mbere ngiye namaje kubona, sibyo? Yego. Ijambo ry'Imana rijya rinezeza. Ni ukuri pe. Riranezeza cyane. Rijya Wakabona riruhura. nguki? Hari umuririmbyi ujya nkunda agatero kamwe ngo anyurura mbabaye ankiza amakuba amaganya yanjye yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Haleluya. Amen. None se nkubaza iryo jambo ry'Imana ritakunejeje niki cyakunezeza? Umva nta n'ikindi rwose. Sheri ajya kubwira ijambo ryiza akakubwira ati Sheri ndagukunda, ariko nta kiruta ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Ubwo rero Reka dusome ijambo ry'Imana. haleluya. Nako karagaciye Erega nabyo biba bikenewe cyane. kugira ngo n'aba bandi baba baduteze amatwi bumve ko hari ijambo rijya ryurura umutima, Ijambo riruta yandi riruta ayandi yose gukomera kandi ryahanuwe. Imana ishimwe. Haleluya. Si byo se rata? Niko bimeze. Na wa wundi uruhijwe, na wundi ufumva ufite umubabaro mu mutima, amenye ko hari n'umuririmbyi uvuga ngo anyurura mbabaye. Imana ishimwe. Akaguha guseka utarasekaga. Ariko Mana Cyane. ijambo. Reka dusome. Reka dusome ijambo ry'Imana. Iri jambo turarisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ni igice cya 11. Turasoma umurongo umwe gusa wa 28. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Amen. Mwese. Ntabwo ivuze umuntu umwe. Aravuze ngo iravuze. Ariko wabyumvise? Cyane. Ntabwo ari umuntu uvuze, ntabwo ari ngewe mvuze. Ntabwo ari Grace uvuze, nta nubwo ari Mutuyimana uvuze. Ntabwo ari we. Iravuze ngo yemwe mwese abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Abari kutwumva Mwese abakuru abatoya abakire abakene. Ni ukuvuga ngo ntabwo irobanuye. Ntabwo irobanuye. Iravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Uwumva aremerewe n'ibibazo, uwumva aremerewe n'ibigeragezo, ufite uburwayi bwanze gukira, uwo wese karuhura n'umwe. Uruhijwe n'imibereho y'iyi si, dore njya nkunda kumva ngo iyi si irimo iratubaga nta kinya. Rero ni ukuvuga ngo ntabwo uvuze ngo n'umwe, ahubwo uravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimunsange ngo ndabaruhura. Munyigiraho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Iri ko ijambo ry'Imana ritubwiye. Haleluya. Ntabwo ari umwana w'umuntu ubivuze, ni Uwiteka ubivuze, Uwiteka Nyiringabo utarobanura ku butoni. Haleluya. Imana ishimwe. Ndumva nezerewe. Haleluya. Umwana w'umuntu yakubwira ngo haleluya nguza kuza mukagira na gahunda sha. Mukagira na gahunda
ariko haca nk'umwanya ukajya kumva ku telefone ngo ntiwirirwa za bya bintu ntabwo byaciyemo. Ariko Imana yo mu ijuru irababwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Imana ishimwe, haleluya. Hari n'akandi ako kantu kajya kanizo ngo munyigireho. Munyigireho ako kantu nako tugatindeho. Kandi none munyigireho. Ariko uziko binanditsemo hano. Ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Cyane. Siko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ni nako byanditse. Rero yemwe bantu mwese murimo kutwumva muduteze amatwi ku Cyizere TV. Haleluya. Ijambo ry'uyu munsi niko ritubwiye. Twabonye karuhura. Nta wundi wabasha kukuruhura, nta wundi wabasha kukumara umubabaro, nta wundi wagukemurira ibibazo. Nubwo ufite amafaranga menshi, nubwo ufite ubutunzi bwinshi. Haleluya. Amen. Njya nkunda kumva ijambo rivuga ngo niyo ngo atunze ngo bya mirenge ngo ku ntenyo. Niyo waba ufite bya mirenge ku ntenyo sinanahazi. Ariko iryo jambo kuva kera najyaga ndyumva. Ariko ntabwo ryabasha kukumara umubabaro ngo riguhe umunezero. Harega buriya umuririmbyi yararirimbye arangije aravuga ngo aba Yesu bishimira izina rye. Ngo kandi haleluya. Imana ishimwe. Ngo ribamara umubabaro. Imana haleluya. Naba Yesu. Abayesu. Ntabwo ari abo kwa Satani. Naba Yesu ngo bishimira izina rya ngo kandi ngo rikamumubara umubabaro ngo kandi ngo yoroheje mu mutima. Ariko uzi iyo ufite Yesu yaramaze kukuruhura. Kukwinjira. Umara imyaka n'imyaka. Waragize ikibazo cy'urubyaro, kubyara warabuze urubyaro. Ariko kuko ufite Yesu muri wowe ari yinjiye muri ugenda wumva uvuga uti ubwo mfite umwami Yesu. Ibyo biramwami Yesu nkunda ndamahoro. Imana yacu ishimwe. Imana yigeze ibwira kuri ati nzakujya imbere ahataringaniye maringanize ngo ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri kandi none ngo nzaguha ubutunzi ngo bw'ahantu hahishwe. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Hahandi hahishwa amaso y'abantu. Urumva rero bya bibazo byose ugenda uhura nabyo. Hari ahantu Yesu we yiteguye kugendana nawe akaringaniza ibyo bibazo byose, iyo miruho ufite ahataringaniye iyo misozi akayiringaniza hakaba amataba. Imana ishimwe. Haca nkahumutse. Haleluya. Imana nihimbazwe. Haleluya. Haleluya. Ngo nunyura mu mazi ngo ntabwo azagutembana kandi ngo nuca no mu muriro ngo ntabwo uzashira. Haleluya. Imana ishimwe nuko umva. Ariko mana uwo muriro ni ibi bibazo duhura nabyo, n'izi ntambara duhura nazo. Haleluya. Uziko buranshobora guhura n'ibibazo umugabo wanjye atabasha kunduhura. Ntago yabishobora. Ariko Uwiteka we ni ujye ubasha gusa. Ariko tinya umuntu. Tinya umuntu abaho ngaho akaba ari nk'umusirike. Ukahura ugenda mu muhanda uri umusirike, warabaye umusirike, nta kintu n'iki na kimwe cyakunezeza. Ariko watera intambwe ukakira umwami n'umukiza. Ukajya mu nzu y'Uwiteka. Haleluya. Ntujye umenya aho ibyishimo bituruka. Ngo Yesu ajya atanga ngo amahoro. Ni nako umuririmbyi yaririmbye neza. Ngo amahoro. Ngo ya mahoro atemba nk'uruzi adatangwa n'ab'isi. Yego. Imana ishimwe. Ariko ngo uzi ko Yesu ajya atwurura tubabaye. Siko wa muririmbyi se yaririmbye. Niko yaririmbye. Ajya atwurura tubabaye. Hari abantu ndagira ngo mbwire abantu bafite ibibazo bibaruhije. Bafite umubabaro w'igihe kidashira. Bafite umubabaro w'igihe kirekire. Yesu niwe karuhura. Yesu niwe utanga ibyishimo. Haleluya. Yesu niwe ugitanga umunezero. Amen. Imana ishimwe. Imana nihimbazwe. Niryo jambo ry'uyu munsi. Haleluya. Imana igumugisha. Amen. Yesu araruhura. Yesu niwe karuhura. Haleluya. Imana ishimwe. Uzi ko ugera kwa Yesu utarasekaga ugaseka. Uzi ko ugera kwa Yesu utaragiraga isura ukagira isura. Ariko uzi ko burishwa kugera imbere ya Yesu warubabaye. Warangiza gusukumva umunezero uhisuza. Nta n'ikintu muri wowe. Nta n'ikintu na kimwe. Sinzi ukuntu wabigenza. Ujya kumva umunezero muri wowe. Umva hari akaririmbo kajya ngo sinzi uko abigenza, sinzi n'uko abikora, icyo nzi ni kimwe, iyo ategetse
biratungana. reka dusenge. twagiraga ngo tubwire abantu barushye n'abaremerewe ko nta bundi buhungiro uretse guhungira ku Mana honyine, niwe byiringiro, niwe wo kwizera. reka dusenge. Imana Data wa twese mwiza, uri Imana ishobora byose, uri Karuhura, izina ryawe rishyirwe hejuru. tukweretse abarushye n'abaremerewe bari barabuze ubaruhura. hari abari baruhijwe n'ibyaha, ariko twamaze kumenya ko ari wowe uruhura. turaguhamagaye mukunzi mwiza kugira ngo uruhure buri wese kutumva, urebe ibibazo bafite Uwiteka n'intambara, ubabere ibisubizo kuko uri Imana nzima. izina ryawe rishyirwe hejuru. urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. buri wese ni ukuri watwumvise ahabwa umugisha nawe, na kameramani wacu umuha umugisha. urakoze kubyumvise rero, tubisabye twizeye izina ryawe ryera Yesu. Amen.